kageze hehe koko twarambiwe gutegereza amani aravuze ngo araye Hello nimwe bambwiye nza gufata abakobwa beza muza ari kumwe Hello. Ngiye gufata freeway M5. Ubu tuvugana ngiye kwifata. Ndabizi uri amahanda ubamo ibisambo byinshi. No kwitonda. Oya turagira bwango saba abakobwa se bari bukwambare turagira bwango ndabafite. Ukuntu banaberewe ariko barasa neza cyane. Niyo mpamvu ndi kwihuta nka transporter kabisa. Ndaje. See you now. Turi kumwe. Shofe bigenze gute uhagaze Sinzi ibintu bibaye niba ari ikibazo cya peteroli niba ari imbere muri moteri reka njye kureba reka ndebe ko bigenze ndababwira reka ndebe first reka ndebe kwanza none ndebe ko bimeze ndababwira nimba nabikeneye ko namagara umuntu hamagara umuntu mukanisha turebe sibyo reka ndebe reka turebe ngo rimwe kunyereza reka turebe reka nongere natse ndebe niba hari ikibazo kindi none se nta muntu ufite watwohereza umukanishi ngo azarebe ikibazo ufite nongere ngerageze ndebe sibyo ariko nimundakare namwe ni amasaha yewe peteroli ishobora kuba ari ikibazo rero reka mbabwire reka mpamagare umuntu wamfasha mpamagare nk'umuntu atuzanire peteroli kugira ngo twikure hano hantu otherwise ntabwo tuva hano hantu badushakira undi muntu usuza kudufata amazi ngo akagumana n'ibibazo bye bya essence je nanjye ndabona no muhanda ntabwo turi safe n'amasaha yagiye rega kandi twanacerewe nta peteroli irimo n'ukuri kose mumbabarire pe nta peteroli irimo n'ukuri reka rero mpamagare inshuti yanjye ndebe ko ari cyo yamfasha mubwira azadutware wowe gumane n'ibibazo byawe agire vuba gira vuba n'ukuri twatinze Allo yanyitabye koko ntazi ikibazo mfitiye umuntu arankubye bana umva reka ngerageze uwa kabiri ndebe uwo mbwa arankubye sibyo arankubye iciyemo Allo narayikubye bana ariko se driver nawe mu nshuti zose ufise nta n'uwaza kugufasha ico kibazo wahuye naco rero iyo wahuye n'ikibazo niko bigenda abantu bose bakuvaho uradutebeje vrama ya reka mama mfite inshuti nizera iya nyuma reka ngerageze gira fast pe mbega umunsi turasanga uko bwarangiye mwihangane basi munasenga Imana ariko banyitabe Satana aba yateye n'uyu nguyu ntabwo ari kuyitaba abazimu bahe koko ariko bibasha bino bintu biragenda biteze ntabwo bagenda iruhiye Allo
mana yanjye nawe ayikuyeho ariko si n'ibiki mva mbabwire bamwe hari umutipe waza inshuti yanjye bikomeye niwe wenyine nahamagara muri kino kibazo akaba yadufasha reka muhamagare ariko aradufasha byanze ko nayifata telefone birangiye niwe wenyine ari solution sibyo sawa reka muhamagare kira kuvabo uyu John ndamuhamagara yahoze mva mfasha ndaguhamagara mbabariro yitabe utapfa nkoze isoni irasoni hasi umuntu ari mu bibazo ntabura n'umuntu abantu bamuhamagara numiye ku muhanda nategereje tagisi nayibuze hasi ko mbona hari kuza haca abantu uza amavara kumamagara Halo? Ninde tuvugana? Yes, ni Yuda muvugana. Ni Juda? Oh, uraho neza musaza? Sha twaraburanye mane. Imyaka 5 yose utamvugisha mane. Sha naragushatse ndaguhamagara ndakubura wahinduye na telefone ntiwambwira. Mane n'ubuzima imyaka yabaye myinshi yego ariko n'ubuzima bwo mujyi urabizi ntabwo wabyoroshye bango. Umva mane umva nkubwire ntagutindiye pina. Nubwo tumarangiye kirekire tutavugana ariko ntibyambuza kugutura shida zanjye. Ndagira ngo mfashe. Yego. Nari mfite abakobwa bagiye kwambarira umugeni. None tugeze mu nzira turastakinga. Nahamagaye mu nshuti zanjye zose nta numwe wamfashije. Niwe wenyine mfite ushaka abana bawe. Uhuye n'ikibazo? Muye n'akabazo wangu, muye n'akabazo kabisa. Oh. Atu wajyaga Yesu ubwiye wigumira mu rugo. Ayo nama takirango yisha. Imyaka 5 yose umaze utamvugisha aho uziyuzanywe uje kuntura ibibazo byawe na. Sha umubano nkongo ntawe nkeneye kabisa. Bana niboneye tagisi nkava hanga. Akabantu bikigiye wagira ngo barwara mu mutwe. Umuntu aragiye amaze imyaka 5 atakuvugisha. Ahinduye telefone ntiyakubwira. Naho abonekeye ngo aje kugutura ibibazo. Mubano nkongonye naho mba nkeneye. Nawe ayikuyeho ariko si